Abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri iyo couple uri kubona kuri iyo screen yawe. Ni couple ibarizwa mu gisata cya sinema nyarwanda, ngira ngo Papa Idi muramuzi ndetse n'uwo mubyeyi uri kubona kuri iyo screen. Ngira ngo abantu benshi babakunda muri filime y'uruhererekane y'umuturanyi, ariko hari izindi filime zigiye zitandukanye bagiye bagaragaramo. Hari izindi filime zabo nazo bagenda bakina mu bihe bigiye bitandukanye, ariko filime y'uruhererekane y'abamenya ni imwe muri filime yabazamuriye izina riratumbagira kugeza ubwo abantu benshi niyo uhuye na Papa Idi nyine ntabwo umuhamagara amazina yiwe, amazina yarabafashe ni Papa Idi, ariko kandi uyu mubyeyi witwa Umulisa Yvette Husna mwamukunze nanone muri mu muturanyi nka Rose, akina ari Rose. Ngira ngo nanone kimwe mu bintu nanone navuga ngitangira nuko Papa Idi na Rose bakinana muri filime, n'ubundi bakina ari umugore n'umugabo. Ngira ngo abantu mukurikira umuturanyi mugenda mubona uburyo haba Rose haba Papa Idi ni bamwe mu bakinnyi b'abahanga. Donc imikinire yabo iri ku rwego rwo hejuru, ni imikinire iri qualifiye, kubera ko filime umuturanyi ndayikurikira ndayikunda. Buriya nkunze kuyikurikirana cyane, yego hari igihe utu episode tuncika ariko njya nkunda kuyikurikirana pe, kubera ko ni filime mbona nyine ubuhanga abakinnyi barimo nimwe muri filime nziza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Papa Idi amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Harerimana Ishaq. Ngira ngo ni izina nabonye niba ari iryo muri Iran, niba ari irya hehe. Ishaq bose ni abayisilamu, urumva Husna ukumva Ishaq, bose ni abayisilamu. So ni ibintu bitangaje rero hano muri sinema nyarwanda. Ntekereza ko ngi ibintu nibwo nari byumvise, aho umugore n'umugabo mu buzima busanzwe nanone bajya muri filime bakabakinisha nk'umugore n'umugabo. Nibwo ibi bintu nari byumvise, wenda bafite ingero muri buze kuza kwa mwatubwira. Nyitari byo kuvuga ngo abantu babiri ngo bagiye gutangiza filime, wenda kwa kundi wenda umugore n'umugabo bajyaho bagatangiza filime wenda babana mu rugo. Oya, umbwire filime bahuriyemo wenda y'undi muntu atari n'iyabo, bakabahuza bakitwa umugore n'umugabo, bakava ahandi gutyo komutera bakaza bakabakinisha nk'umugore n'umugabo. Noneho njya ndeba uburyo uyu mubyeyi azi gukina witwa Rose, ni umwe mu bahanga mu b'igitsina gore hano mu gihugu cy'u Rwanda b'abahanga. Uyu Rose arimo ni umuhanga byo ku rwego rutavugwa. Ni umuryango mu busanzwe ufitanye abana, abo nabonye ku mbuga nkoranyambaga bagiye bashyiraho n'abana bagera kuri 2. Sinzi niba wenda ari ababo ariko byanga byakunda n'ababo, kuko nabonye mu bihe bitandukanye Papa Idi yaragiye avuga mwana wanjye komera uraza kumera neza, n'abana babo. Donc wumve wenda ntabwo ndishwa niba ari abana 2 gusa bafite, ariko wumve ko ni umuryango Imana yahaye umugisha ndetse baza kuza kuba babyara. N'abantu mwe rero nubona umugabo hariya ugiye hariya yarangiza akarira, uzamenye ko burya ibintu biba byakomeye. Kuri ubu ngubu Papa Idi ari mu gahinda gakomeye ko kuba avuga ko yamaze gutandukana n'umugore wiwe. Aravuga ko rwose yamaze gutandukana n'umugore wiwe, kubera ko hari akavideo kuri TikTok yashyize ku rubuga nyine rwa TikTok. Arangije ni video wabonaga ko afite agahinda gakomeye. Aragira ati byibura nizeye ko ubusabe nzasaba Allah muri iki gisibo buzakirwa kandi ibibazo mfite bikagabanuka umugore agataha. Undi ati arakomeza ati bantandukanije n'umugore wanjye
ariko ntibazigera bantwara ejo hazaza kubera Imana. Guceceka biranze, nkeneye amasengesho yanyu. Aya niyo magambo Papa Idi yatangaje ashyira mu rujijo abantu bamukurikira ndetse banamukunda. Nagiye kubona mbona na Rose ku rubuga rwa TikTok yanditse ati n'amafoto ya postinze, aho yagize ati ese ni ikibona umugabo yagukorera ugafata icyemezo cyo kumusiga ukemera kuba single mom, ukigenga kandi ukigenera uko ugomba kubaho, nubwo akenshi biba bitoroshye. Ati mumpereze ibitekerezo byanyu uko mubyumva. Ngira ngo yongeye kuba yagira ati urukundo ni skamu kuko ntiruhoraho, ubwo ni umugore. Ati niba urukundo rw'Imana ruhoraho uko twaba twitwa kose, kuki mu bantu rushira koko? Shyiraho imitima imenetse ndetse arira cyane. Aya ni amagambo agaragaza Papa Idi nyine yashyize hanze n'umugore wiwe babanaga Rose, bafitanye abana, aho rwose ngo yamaze kuba yakwahukana akigira iwabo. Andi magambo Papa Idi yashyize ku rubuga rwiwe n'urwa Instagram, ngira ngo ni kuri status ye ya Instagram. Nanone yanditse amagambo agira ati reka mbabere isomo kuko umenya ko bibaho ari uko bikugwiririye gusa. Niba wubatse uzirinde kuwo mwashakanye agutakariza icyizere, kuko gusana inzu yangiritse biragora cyane. Aya ni amagambo yaje kuza kuba mu by'ukuri yashyira ku rubuga rwiwe. Nyine urumva ko bigaragaza ko muri uru rugo ibintu bitameze neza ndetse ari urugo rusaba amasengesho. Abantu bashobora gutekereza bateze ibi bintu ntabwo byaba ari puranka. Mu mboni zanjye biramutse ari puranka, nanenga cyane Papa Idi na ubwo na Rose kuba bategura puranka imeze gutya, kubera ko burya hari imvugo ivuga ngo ntawe ukina asenya. Ntawe ukina asenya, cyangwa se ngo ukinire ku rugo rwawe, uze urukiniremo, uze wiyaturireho ibintu bibi ko watandukanye n'umugore wawe wagize gute. Byaba ari ibintu bidashimishije biramutse ari puranka. Ariko kandi byanashoboka, kubera ko hari benshi mu myidagaduro ya hano mu gihugu cy'u Rwanda nanone bagiye bakora ibintu ukavuga ute se uyu muntu ibi bintu aba yabitekerejeho ku rwego nyine ashobora gukora ibintu bimeze gutya. Biba bimeze gute koko? Umuntu nk'ubu rwose akagenda agakina nk'ibintu wenda ari mu gitanda n'umwana w'umukobwa, bigaragaza ko bari ibyo ayo mapuranka ameze gutyo. Ngira ngo mu gihugu cy'u Rwanda mugenda muyabona, nabyo byashoboka. Ariko kandi gukinira ku muryango, urumva iwabo wa Papa Idi bafite famiye, iwabo w'umugore bafite famiye. Nubwo byaba ari puranke, nanone kuba bari guhamagarana ngo ariko se Papa Idi ko turi kumva ngo yatandukanye n'umugore we, ko turi kumva ngo uyu Roza yatandukanye na Papa Idi umugabo we, bimeze gute? Nk'abantu mwe wumve nyine iyo sura nyine utanishinga isura nyine imeze gutyo y'urugo. Ntekereza ko hari badashobora gukinira ku rugo rwabo nyine by'aka kageni. Ariko kandi nanone ntekereza ko burya abantu bafitanye ibibazo bimeze gutya byagakwiriye kuba byahera mu muryango. Ntekereza ko hari biramutse ari byo batabizana ku mbuga nkoranyambaga hari, kubera ko ibintu kenshi uzanye ku mbuga nkoranyambaga hari igihe haba harimo jokes, ibintu nk'ibyo. Ariko igihe hari nuko umugabo w'uburyo yifashe yakarira, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko kandi nanone ngira ngo reka ntange indi possibility. Ngira ngo abantu dukurikira umuturanyi muzi ko umaze iminsi mutabona utu episode dutambuka nyine nk'uko bikwiriye. Abantu benshi bari baje batese Clapton Kibonke filime yarayihagaritse, ariko yaje kuza kuba yatangaza ko hari ibibazo byabaye kuri chaîne yiwe, bariho barabitunganya kugira ngo ibintu bizaze kuza kuba byamera neza. So nabonye rero Papa Idi avuga ngo niba ngo episode ngizasohoka ngo kuwa mbere gutyo, ubwo wenda niba ari ugutwikira nanone comeback y'umuturanyi nanone simbizi, cyangwa se ugasanga wenda
bari gutwikira wenda na filime yabo, hari ntawamenya nk'umugore n'umugabo, gusa nyine ibintu bya famiye kuza ugakina plank nanone ngo watandukanye n'umugore wawe, ngo yahukanye ku rwego nyine abantu batangira kuvuga ese batandukanye koko, nanone urumva ni isura itari nziza. Nyine ushobora gutekereza utese uyu muntu wakoze ibintu bimeze gutya mu mutwe buriya bimeze gute, ibintu nk'ibyo ngibyo abantu benshi nabonye bari gukomeza kubitanga ibitekerezo bitandukanye, ariko kandi donc banasengera uyu muryango, mu by'ukuri bavuga bati Imana izababe hafi, umugore yongere agaruke muri uru rugo. Reka nsoreza aha, ni inkuru naraguteguriye kuri Papa Idi ndetse na Rose, ngira ngo n'abakinnyi bakundwa cyane nk'uko twabigarutseho, umuturanyi. kandi nawe niba uri uradukurikira ukurikira umuturanyi, ubona uburyo imikinire yabo ari abantu bo gukundwa, nakubwiye umubyeyi burya azi gukina, ni umuhanga pe, ni umuhanga wo ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi rero iyi couple barayikunze, none kumenya ko babana nk'umugore n'umugabo nanone abantu benshi barushijeho kubakunda.